sibyo niyo mpamvu nambaye karuvati batazamenyera sha shari kamana ko bimeze ariko Imana igira neza koko utarakomeza abantu bagusuhuza mu kaba inshuti bagashaka ari gukora ikiganiro wenda kuri Ndayishimiye ngo musubiriremo ikiganiro cyose ongera umusesengurire abo ndabiyamye ni rwose no kunsuhuza zabireke nta mpamvu yo gushaka kunkoroniza kugira ngo nkore ikiganiro maze kucyumva nsubiremo Yezu yaje mu isi yego aza ari Simba wa Yuda intare yo muryango wa Yuda ubwo umwegereye umusanze mu mwuka w'intare yego urasanga ari intare ubundi azari n'intama y'Imana ubwo rero byaterwa n'uze kunteta hansanze muri position y'intama ubwo nyine aransanga ndi intama duhere aho ngaho n'ubundi tuvuze ntabwo ndibujye kure kuko n'ubundi nari kuza kwagera aho nabonye amakuru avuga ko Prime Niyongabo ashobora kuba impamvu njye ashobora nuko nta bihagaze 100% yuko Prime Niyongabo ashobora kuba iyi saha ari igoma bamwe bati byaba ari inkuru nziza ubona afungiwe abasirikare bangana kuri muri M23 ntaba yajyayo bamaponya baraje kuki bamusize ubundi bwakaba ari bwa kensha aje hariya nubwo yajyaga haza muzindi nama hakiri leta sasa afite impamvu zirenga 200 if so baragiyeyo koko bafite impamvu igihumbi zirenga 200 zituma bajyayo tandiske abandi bo banabireka somehow ntagire n'ikiba icyo ni kimwe ariko nkibaza noneho ubwo butwari uburundi burabufite kuko buriya mapanya ikikwereka ari umugenerali yaraje anagera na Wiringoma mu bambiro barifotoza nk'abasirikare rari kwereka umugenerali yava akagera niyo mpamvu bita abasirikare ngo my boys yego cyangwa se uko yabita kose iteka nitaka umugenerali kuko mu gitondo saa 6 nimugoroba yego chef d'état major agomba gusoma palais de state ubu mu ngabo mfite 50 sibyo yego izirimo nzima zitarwaye n'izinga abarwaye ni bangahe turajyanye yego abakomeretse ni bangahe ariko babandi bafashwe matekwa ubwo kuri palais de state y'u Burundi bongeye ndi corone matekwa izo matekwa zimuhora mu maso buri gihe yego umwaka urashize imyaka 2 nandi makuru nakubwira iyo miryango y'abo bantu bafatuye ucanzo bambe bari canzo bafunzwe cyangwa bafungiye hose ihora mu matwi ya Prime abana bacu abagabo bacu abagore bacu ntabwo yabyibuza kuko wakanga abandi mu gisirikare ntabwo wakanga imiryango y'abasirikare ahubwo sukeneye mu Ventura nk'urundi ndi kuri isi ya none kugeza uyu munsi nta numwe ariko ifite amaboko buryo urashaka yego mu Ventura ifite amaboko ituma abarundi babashaka nibanga rero izabavutura ibakure no ku butegetsi izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars. Bakunzi bacu turabasuhuje omberere impande zose z'isi mwebwe mukurikirana ibiganiro bicu umunsi ku wundi n'ukuri muri ab'ingenzi kandi turabakunda cyane mukomeze mukore subscribe ndetse mudushyigikire mu nkuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho ngarukanye na David Marshall Eugene Nsengiyumva ameze neza yambaye nka patron ipantaro nuko mutari kuyibona y'umukara iri kuri size amasexy y'umweru meza bigaragara ko ari mashyashya anakoze neza ikibazo yambaye isaha nziza hari umuntu urimo kunyitaho yambaye n'akantu hano ku mpande akantu naga karimo arija nyinshi yarajase ibi ni yana amafaranga muri make ameze neza uko mutemera nta muhanuzi wabo ameze neza urasa neza kabisa Yezu yabwiye abantu niba atari Paulo merci beaucoup d'abord ariko avant que je vous passe de merci Paulo yabwiye abantu ngo abafarisayo bameze ngo nk'imva ngo zisize amakaro ngo kandi imbere harimo imibiri yaboze so ntabwo kuvuga ikizi
ushatse kuvuga ko umuntu ameze imbere inyuma siko ameze imbere sometimes not always. Wagombye kumbaza rero uko merewe ntushingire kuko nambaye, kuko hari umugabo w'umuprofeseri wo muri kaminuza Butare neza biratandukanye, ariko uhise ubihwanya no kumera neza. nuko nanjye umbwiye ko inzara zanjye zimeze neza. Oya waguseze yarakoze pe ntako atakoze sha umva Sibyo. sasa ndiko no kwereka abantu n'inzara Masha kandi ibyo bintu utuma abakunzi banjye tubipfa. nese zarazitwaye ibyo bintu byo ku dore izanjye izawe ziri hehe? izanjye gizi zirasa umutuku. Sandrine naberetse inzara kuva umva Oya ikiganza cya gibereka nka pepe. hari ntuze hari indirimbo yabo ko bivanga azabazana Yesu azabazana abari ku Yesu azabaza nawe zakuzana kuri kamera. Ariko se Marshari kuri kamera nge ndi modereta ntago ndi umusesenguzi mw'abantu mwe mujye mu byumva. Ariko hari ntuze hari modeli zo gukorana abantu bari babiri show njyewe ikaba duel y'abantu babiri. Just nicyo nkubwira njyewe ndi modereta ntago ushobora ku modeli wicaye ahangaha nanjye nicanga n'ibiro birasanzwe biremewe. ese naguze ko muzima musanzwe ngira isoni. Isoni ugahatubona ibibazo bingana gutyo nuko ntari kuri kamera nka tone 5 kamera reka kuri kureba ntabwo nta kibazo bitwaye ko kamera se ni kamera iri aho ngaho gusa noneho nabo bambaye turinete tumeze neza gisa n'izindi ndisoni ariko ko narumiwe izanjye va nazisizamwe amajido braka yavuze atazanyura ataha Nyabarongo Budumburi ninjira muri umujyi mu 1987 isoni nzisiga ibutare ndazamuka n'igitarama tambwe ndakomeza ni mwinjiyemo ntago bikunda rero kuko si aho hose sinaciye ngewe nyine niyo mpamvu zigira ubwo kavu fata ibyawe gawe muke abimukira baje gusa nyine urakoze compliment nayo ni nziza nukuri nta nuguri mu muco wacu cyane umuco wacu ufite ukuntu ari mwiza ariko tutarimo hanyuma rero ariko sinameze nabi meze neza uko biri kose none ariko mfite ikibazo Sandrine rero nguha amakuru yego abantu barimo kunkunda muri iyi minsi shana yamunsurira ntibari ugupfa ntibari ugukira simbizi abanzi abatanzi urumva yego n'agakonte kakabyimba wega abantu barimo kunkunda sisi bankundira hariho n'abaje ndeno bavuga urufaransa mu Runyarwanda ambabare kubivuga gutyo nyine ubona ko ni umuntu wigota amasimbuzi y'Ikinyarwanda aranakindusha yego yanze kumbwira izina rye yego akubona ni abantu bitaye ku muntu ndabaza se ko mvuga inkuru z'intambara azi kucyo zikunda ngo ariko ngo ugiye ngo ndabikurikirana ngo zagoma n'ikindi kibanza rero wigoma yego ngo wewe ngo ntugira amarangamutima ukibaza mushimira umuntu katagira amarangamutima umuntu utagira amarangamutima baho ngira amarangamutima 100%. Ntimukanshimira ibyo ngibyo ariko byukuri ari ibintu nageramo nibyo bita ngo ni ibihe by'umuntu ukabona umuntu ari mu bihe bye nawe ari mu bihe bya mu bihe byanjye ko namenya aho yarira wagiye kakwirwa bimbwira ko bayaguhaye. Oya arakora kuko nkamwe hari uwambwiye ko ngomba kuyashakaho moderator umbaza kuri David Marshall TV ubwo nahise namwishyura kuko ntabara yanjye abo ngayo nese gutakama undi ukabona ibikoresho kirabuze akavuga ati icyo nkigu uwishyura network ugize gute yego ntago ari amafaranga aho nkoresha ndayafite asanzwe yanjye nese gutamaye ko kazi ko kumbaza baza yanishyura make yakora guca ntabwo irazamuka wowe ntabwo nagushobora nge nagufasha wajya unyera itike bikarangira. Oya itike yawe se itike iri mu essence y'imodoka ari jipe ubwo gusiga nkamuye Masha cyumva zajya mbivuga ntabwo yawe nayishobora nuko wenda rega buriya twebwe urabona abantu bita abatoza aba batoza b'abantrainer b'amakipe yego umuntu araza akazi mbiga atakamenyekana mafisanga akamenyekana akenshi umutoza ntavugwe cyangwa se umuntu umuvura ugira gute yego rero twebwe kuba ku makamera nitwe amazina yacu akuze kuzamuka icyo ndacyemera ariko moderators ntibavugwa abatekinisiye bo no kubibuka ngo mubashimire tuzozigano ntibavuga kandi kugira ngo ifoto kugereho kugira ngo ikiganiro kimere neza nuko moderator yinjiyemo tekinisiye yinjiyemo buri mwe wese vuga ati muri abanyamirwano mugaga kuri kamera ntabwo ari amahirwe harimo n'ibyago byinshi urumva kuko harimo n'indyarya zindyarya ariko ubwo zigasanga ndi indyamiriza ibyo nta cyo byishana nicyo bikijije uvura nyine kimwe kina amahirwe ahandi ni ingorane ariko gusa nta kintu gishimisha nkuko mu ma commentaire mu baduhamagara bagagutuka ukabona baguha compliment nk'iyo watangiye umpa encouragement ni ikintu cya mbere mu buzima yego gusa wirinda kuba ubusesed n'abagushima uranabizi ko ntanabikunda giyewe cyane kuko hari abagushima bagira ngo bakwinjirire mu buzima nanone umuntu uri kuri social media agakunda amashyi rwose we abarangiye akandi nasozerezaho
akandi nasozerezaho kuri ino intervention hari igihe njya nicara ngatekereza yego ngabo bacyuma ngabo bagenzi bacu bafunze ngabo bandi bane n'ibintu iki byose kuko barabituba nabo ese wa muntu wamushukaga wa muntu wamuga compliment zimujyana habi yaramusuye azi n'ahaherereye yahise yadukira abandi nabo barimo kuvuka ngabinjirire nikikwereka ino mihanda irimo ikibazo gikomeye cyane yego abantu rero bazongwa na compliment zo kubashimira hakaba n'abahabwa amafaranga ntabwo arimo amafaranga mu by'ukuri ariko bikakwibagiza ama ethique profession buri kimwe cyose ibyo ugomba gukora ko bigomba kuri ku murongo no kwibuka ubwawe bwite yego bitera ikibazo Sandrine buriya umuntu wenda wagira ingaruka mbi bitewe n'akazi akora abe basigara mu kibazo cyane abamukomokaho ubwo afite igihugu akamaro akajya kugikonsoma kugira ngo akinjirize compliment muzitondere harabo zigeza habi YouTube abagenzi bacu yego mbagiriye inama ndi mukuru muri ibi bintu ntabwo mbona ko hari uwambwira ko ntabimenyereye ino mihanda nta n'umwe rwose abaye ntanzeho n'ibandese ko twayigezeho twese kutuje gushakisha no kugira ngo tubwire abantu ibyo twifitemo compliment zakujyana mu mabi iri faut faire attention hari umuntu uguha amafaranga ashobora kuba ari kuri blacklist y'ibihugu cyangwa y'igihugu yego kandi nimero yawe izajya mu rutonde rw'abantu aha amafaranga wowe akayaguha museka ariko ukazaza mu iperereza ukazayasobanura il faut faire attention ubishoboye wabwira umuntu uti ayo madolari yawe muri bande urinde ugize gute yego ukabona ko ibyo bintu bisobanutse wabona hari umuntu ashaka kurenga wamubwiye akajyana amafaranga yiwe cyane nta kishanganwa nk'amafaranga yego twikomereza dushimire rero abagiramo inkunga mu gufasha David Marshall ni ukuri kandi mukomereza aho ngaho ni byiza sibyo niyo mpamvu nambaye karuvati batazamenyera sha shari kamana ko babimeze ariko Imana igira neza koko twikomereze mu makuru David utarakomeza abantu bagusuhuza mukaba inshuti bagashaka ari gukora ikiganiro wenda kuri ndayishimiye ngo umusubiriremo ikiganiro cyose ongera umusesengurire abo ndabiyamye ni rwose no kunsuhuza zabireke nta mpamvu yo gushaka kunkoroniza kugira ngo nkore ikiganiro maze kucyumva nsubiremo ikindi nk'icyo ngicyo ntago kuganira no kuba umuntu hari n'abantu batitaba amatelefoni badakopera ntago ari ubukoroni muri make uravuze ko ajya yishyura icyo kiganiro ugiye kumuhera oya ajya yumva yuko atari umwanya ajya yishyura cy'ubusesenguzi oya ajya yumva ko atari umwanya ubuvandimwe twagirana kuko iragukingura imiryango ukankingura indi ntabwo byanyicira akazi ngo niba neditinga mpagare kweditinga niba njya gutembera kuri piscine ngo mbere yo kugira gute wumve ko iteka usubirishaho amakuru kandi wumvise mu kiganiro abantu bagira iyo mico ntabwo ari myiza gufata umuntu iminota myinshi kubera ikizi ugutereta andereta noti entreta ugutereta untereta gute gutereta ntabyo uzi nta muntu untereta bivuze ko nta bantu bajya bagutereta reka yabantereta se gute ntabwo nkirimo n'intuzi iteretwa reka urumva hari muri mifotora cyangwa amategeko y'umurimo hari imyaka ugeramo cyangwa y'abasirikare barimo kubwira abantu baza mu gisirikare ngo kuba atarengeje imyaka iyi igihe namaze kurenga ariya matangazo nta muntu wakwandika itangazo ngo nyitabe rigira urumva rero ntabyo kuntereta abantereta gutese wahora mu mbunda akagutereta aguze ibibazo duhura nabyo ari n'uwambwiye gase kujya romantike ariko se wamugana ndababwira nti rwose mba romantike neza cyane nk'igifaru kirimo kwegera umwanzi kigenda gahoro gahoro mu n'iminyururu yacyo kandi kikagusatira gute se ngo nk'igifaru kiri kwegera umwanzi ariko bashobora kuba hari n'abagutinya kubera ibi kandi ibi ngibi se usesenguza ni ibintu biri simple ntago bisobanuze nyine isesengura nicyo turi cyo ndakubwira ingingo ebyiri yego ingingo ya mbere Yezu yaje mu isi yego aza ari Simba wa Yuda intare y'umuryango wa Yuda ubwo umwegereye umusanze mu mwuka w'intare yego urasanga ari intare ubundi azari n'intama y'Imana ubwo rero byaterwa n'uze kuntereta ansanze muri position y'intama ubwo nyine aransanga ndi intama asanze ari muri position y'intare arasanga ndi intare niko bimeze niko tubayeho twese hanyuma ikindi umunyururu awuzi umunyururu iyo urambitse hasi wizingazinze nyine ubu n'umwana araza akawuzingazinga
ariko iyo uri mu kazi kawo urimo gukurura nk'imodoka ikurura indi uriya munyururu wahinduye system yego ntabwo ukandiraho kuko ni kamyo irimo gukurura indi so usanze ndi umunyururu umeze gutya it's okay ariko usanze ndi hari ibyo turimo kwegana nabyo ujya ku ruhande tugakora akazi. niko bimeze. David, twikomereze rero mu makuru. Se ndahera urahera aho ushaka Sandri, isi imaze kuba nini, muzareke tunagura ibiganiro tujye muri Europe tujye n'ahandi hose, yego duha abantu amakuru ku isi yose, kuko burya amakuru yo ku isi ya kure agira aho ahurira n'aya hafi. Mujye mugerageza muvanga amakuru pe, kuko ibiyaga bigari bimaze kuba byinshi. Kongo yaratugambaniye, ama YouTube barimo kuyakuraho, leta y'u Rwanda ntirimo no kubibona ko ntuze social media yo mu Rwanda yagambaniwe n'iyo Kongo. Jean de waragiye, igisigire karagiye, ntago bigeze Jean ntago yagiye icaro hari ni mwanafunzi mwanafunzi ndabi hadi baratandukanye burya mwanafunzi na Jean baratandukanye. Aho by God ndabitiranye kubera ko bakora ibintu bisa n'abahanga kimwe, mbabona benda kuba kimwe, bigeze no kuba mu ikipe imwe ya batatu bari kumwe na Munana, sinzi ko batandukanye. Bana we ko ndangiye reka ntaza kwimena inda. Hari amacaro nashaka gukomporeningira ku nzego zibishinzwe, yego ariko nabone ari kumushyira boshenja ntaho hagiye, nuko namukunda nta kindi. So ariko nyine turi mu isi ikomeye, tugerageze kuvanga ama content. Ni ikintu nabwira abantu bo muri social media. Ndakubwiza ukuri jewe ndi umwana iwacu abantu bazaga kota no kuvumba amakuru ya Iran na Iraq. Ikintu nshaka kuvuga, revolution za kure n'intambara za kure haricyo ziyigisha mu karere, yego sibyo. Nakubwira ya Libya ukaba icyo muri Kongo yakuramo, nakubwira Burundi ukamenya ikintu ikibonaka yakuramo. Twaje kwisanga gute twihambira ku karere gusa? Andabwira abadukurikira ujye ubibona kandi ejo nashyizeho ikiganiro ndavuga ngo Prime niyo ngabo ngigoma sha nuko barakireba we sinakubwira ni no hano mitange social media koko ni kuri yubatse ni kuri yemeze gute. Bareke tubavangire ama ntuzo audience yacu byakire, niyo ndimo kubwira, yego bumve ko hari ikintu wamenya muri France kikazubaka igihugu cyawe. Ariko bidukandira ngo nushyira kiganiro utakizemo ngo M23 ngo ngifashe Uvira ntibakirebe. Ntagiye mureba byose ko byose ari byiza, ko byose bituzanira inyungu. Duhere aho ngaho n'ubundi tuvuze ntabwo ndibujye kure, kuko n'ubundi nari kuza kwagera aho nabonye amakuru avuga ko Prime niyo ngabo ashobora kuba impamvu njye ashobora nuko nta bihagaze 100% yuko Prime niyo ngabo ashobora kuba iyi saha ari igoma. Bamwe bati byaba ari inkuru nziza hagati ya mama 23 ndetse n'u Burundi, ko byaba bitangiye kujya mu biganiro bikegerana bikagaragara ko havamo ikintu kizima. Wowe Masha urabibona gute kwa Prime niyo ngabo yaba ari igoma biba yarukuri? Uburyo ndabisuzaho mu ngingo ebiri zonyene gusa, nushaka kongereza nazo ndazivugaho. Prime niyo ngabo ni umujenerali uzwi muri aka karere k'ibiyaga bigari, yego ni nawe umujenerali mu chef d'état major ushobora kuba amaze imyaka myinshi ku chef d'état major, yego kuko kuri experience y'igihe mu bijyanye n'igihe ndabona uje mu Rwanda ukaregeye Uganda ku ba chef d'état major bahari. Uwa Kenya yahiriye mu ndege, uwa Tanzania yarangije manda mu minsi ishize, uwa Kongo amaze iminsi ahinduwe, South Sudan niho ntazi. Ariko Prime uhereye ko kuva za 2010 na mbere 2015 ari chef d'état major, yego kuri ku burebure bw'igihe amaze araza imbere. Icyo ubwacyo buriya azacandikwaho mu mateka, ndetse ka chef d'état major w'igihe kinini, ndetse akaba na chef d'état major hagati y'abaperezida barenze umwe. Ntibikunze kubaho ubundi kubura umugabo w'ingabo ku perezida ngo n'undi ngongere ugire gute. N'aba Trump niyo baje bashyiraho undi, ntago ari ibyacu gusa, bikunze kubaho cyane cyane ko hari n'ibisirikare bigira manda y'umugabo w'ingabo atagomba kurenza. Nko muri Tanzania imyaka 10 ibaye myinshi ni manda 2. Mu Rwanda no bishobora kuba bimeze gutyo niba nibuka neza, ariko hari igihe hari amategeko uko abigena. Yego sasa Prime narishatse kuvuga ngo mu buhangange bwe bwose, mu cyubahiro agenerwa nk'umusirikare mukuru mu Burundi, yego nta kintu arusha General Mapwanya wa South African National Defense Force n'ubushize wabigarutse. Waje kureba kwanza wa mugabo urakoze cyane, tunabigarukaho twibaza Prime ni muntu ki ubona afungiwe abasirikare bangana kuri muri M23 ntaba yajyayo. Ba Mapwanya baraje kuki bamusize ubundi bukaba yari bwa kensha aje hariya, nubwo yajyaga haza mu zindi nama hakiri leta. Sasa afite impamvu zirenga 200 wa mugana warafinda zatuma
ajya hariya muri Goma ahafite abafungwa nubwo igihugu cyabo kibihakana kandi buriya nanone nta nubwo turi shuwa yuko South Africa SAMIDRC icyura ibikoresho ntituri shuwa ko nta bikoresho by'u Burundi byari muri Goma ko babinyujije he yego kuko niba mwarazanye ibikoresho n'impapuro mwabizaniyeho mwagomba kubyereka M23 mukavuga muti dore iyi batch ni ya Tanzania twaguze izimbundi igihe kiniki iyi batch kuzo batatwitsa M23 batarashe iza South Africa nize iza Malawi nize izu Burundi zagiye he Prime rero agomba kujya igoma no kubura n'imbunda ze yego akavuga nubwo mwazihaye abandi ariko natwe dukeneye imbunda zacu ziranga kandi twaje mu kaza kanaka ubu hari umuntu dukurikiye kumva ni nk'ubutesi yabagiye kujajwa yabagiye kugira gute hano biri mu burenganzira bwo kuri bari ibyo ngibyo n'abasadeke barafite mission offensive nk'iya M23 nk'iya Barundi bose bari kimwe imbere ya M23 yego sasa na M23 harabahereje ikiganza ntiyakima abandi na cyane ko hari icyo Uburundi bushobora kuofaringa hari offer bufite kuri M23 FC kurusha nabo bandi irimo offer ya proximité kandi la proximité compte toujours mu buzima ku muntu muturanye muturanye ibi bituhora tubivugaho ndumva ari ibintu mvuga nko bivuze ejo igihe nakubwira ngo umuturanyi wawe ngahishije inzu ugomba kumuzimiriza byanze bikunze kugira ngo niyo bidafatwa iyo yonyine South Africa bashobora no kwireka kuyifungira mu bambiro ariko umurundi ukamureka gataha ko muzasabana amazi cyane ese waruzi yuko bivugwa ko mu ibura ry'umuriro mu Burundi mu gihe gishize M23 ishobora kuba barafungiye amatransfer bohereza amashanyarazi kuri Rusizi ya kangahe barabibabwiye so niba rero haraho M23 yafunga Uburundi bukajegera niba byarabaye koko niba haraho Uburundi bwafunga M23 ikajegera nk'ubu mu mujyi wa Uvira AFC M23 twavuze kenshi ko gufata Uvira nta kantu irumvikana n'u Burundi byatera ikibazo kuko kuyobora abaturage ba Uvira bakavimvira batajya hakurya mugatumba ni ikibazo gikomeye cyane no kuva uyobora abaturage bagatumba batajya Uvira ni ikibazo gikomeye cyane ni nko kubuza umunyarusizi guhahirana n'umunyabukavu ni nko kubuza umunyegoma guhahirana n'umunyagisenyi il faut voir ibyo bintu muri iyo image so Prime bavuga ko yajyanye na ministri w'umutekano mu gihugu n'izindi delegation if so baragiyeyo koko bafite impamvu igihumbi zirenga magana zituma bajyayo yego tandiske abandi bo banabireka somehow ntagire n'ikiba icyo ni kimwe ariko nkibaza noneho ubwo butwari Uburundi burabufite kuko buriya mapanya ikikwereka ko ari umugenerali yego yaraje anagera na Wiringoma mu bambiro barifotoza nk'abasirikare n'abasirikare kwereka umugenerali yava akagera niyo mpamvu bita abasirikare ngo my boys yego cyangwa se abari uko yabita kose iteka nitaka umugenerali kuko mu gitondo saa sita nimugoroba yego chef d'état major agomba gusoma palais de state ubu mu ngabo mfite 50 sibyo yego izirimo nzima zitarwaye n'izinga abarwaye ni bangahe turajyanye yego abakomeretse ni bangahe ariko babandi bafashwe matekwa ubwo kuri palais de state y'u Burundi bongeye ndi korone matekwa izo matekwa zimuhora mu maso buri gihe yego umwaka urashize imyaka 2 nandi makuru nakubwira iyo miryango y'abo bantu bafatiwe ucanzu bambe bari canzu bafunzwe cyangwa bafungiye hose ihora mu matwi ya Prime abana bacu abagabo bacu abagore bacu ntabwo yabyibuza kuko wakanga abandi mu gisirikare ntabwo wakanga imiryango y'abasirikare gutese ko yaguhaye abana ikaguha umugore akaguha umugabo ngo ngajye ku musirikare umugabo akaguha umugore ngajye ku musirikare waza se umubwira iki mu byukuri kiba gisigaye n'iki cyatuma atinya kukwegera ko icyo kwishyuza atari kuri kuguhangara rukura kubwiza nkaba mbona rero Prime nk'umusirikare nta musirikare ugira isoni zo kujya gushaka uko men's cyangwa women wiwe batekana kurusha uko bameze aho ndacyari ku rwego rw'i diplomatique tugiye mu rwego rwa gisirikare cya nyacyo intsinzwi y'ingabo z'u Burundi ni Prime yizi ashobora kubaza impamvu byaturutseho misi idasobanutse ibikoresho bidasobanutse igisigaye cy'ubundi cyagiye igoma cyagiye nkene nta basirikare banaga bakene cyane bagenda batiteguye operation nta burende batwaye ahantu bazi ko hari ameze kuriya ndavuga bagigoma cyaje muri Tafoke muri Karafu nako yewe kandi bamure niba utambitse ya Karafu gilet antibale urazambika uwo muri bilaterale hagati ya Kongo no Burundi bagiye bakeneye cyane bameze nabi so bishobora kuba ibyo batujuje si ibyo Prime bifuriza ariko nibyo igihugu kimofaringa nibyo gimuhereza ngo abahereza already Prime niwe victime rero kugira ngo mbihine Prime uburyo bwa mbere
afite impamvu zimujyanayo. Ubwa kabiri bishobora kumurinda isakirana rya hato na hato ku ngabo abonetse ashobora gutsinda iyi coalition ya M23 AFC twirwaneho. Kandi twabivuze kenshi ibiganiro byacu barabireba tukavuga ngo uwafatirana ubu agakuramo Burundi yabakijije Burundi akaga. Kuko M23 babana nkuko Uganda ibana nande na M23 ikanabana nande na Kongo. Kisegede ntiyavuga ngo turisuzuguje kandi igomba bari rukanse mbere bagasiga abandi. N'ikindi ariko Kisegede atanavuga ntabwo yagaya prime kandi bamaponya baragiye n'abandi bajenero muri Tanzania bakajya kureba ingabo. Ntabwo yaturanye Burundi. Ikindi kintu gishoboka nuko uwashaka kubana na Kongo yayibana mu ngeri ebyiri nk'izo maze kuvuga haruguru. M23 n'abakongomani ejo muri South Africa yarabakiriye. South Africa n'abahanga cyane bakiriye Lawrence Kanyuka afata ijambo yari kuri pano imwe na Mbusanya Mwisi wo muri leta ndetse ari muri ya coalition ya Tshisekedi umwe kuri panel mwakavuga n'undi akavuga. South Africa bigaragara kimaze kumenya icyo gukora. Abo leta yitinyeye ishyamba irabatumira ngo baze muri conference. Kuki iyo ntambwe ya South Africa yari bingwa mu ntambara muri DRC kuki yateye intambwe uwo mu Burundi ntuyitere? Erega dusipoze ngo ni nkuko prime ni nkuko ntibantunganya yatumaho ntuze Bertrand Bisimwa mu nyungu z'igihugu. Ariko noneho uwo ngo watarabikora sibyo na president ubwe n'iti n'abatsinda yabikora. In fact tugiye gucanga ikarita M23 imaze kugira image na level ikenerwa n'amahanga. Filippo Grandi wa UNHCR yarayisuye, Bintu Keita arayisura, abasenyeri barayisura bikinshasa. Burundi urinde kabuki wo utajya kureba M23 muri aka karere wowe Burundi akakubwiza ukuri Burundi bukeneye M23 nkuko bukeneye amadolari. Serious ntabwo Burundi bukeneye M23 ku rwego rukomeye. First of all bakeneye guturana neza nkuko M23 bakeneye, byombi birakeneranye urumva. Ahubwo ukeneye M23 nk'Urundi nde kuri isi ya none kugeza uyu munsi nta numwe ariko ifite amaboko buryo urashaka. M23 ifite amaboko ituma Abarundi babashaka. Nibanga rero izabavutura ibakure no ku butegetsi. Kuko ntago banesha M23 barwanya isasu kurindi. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 32 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.